mana naje hano mu butayu gusengera abasore bose bagumiwe ngo baha abagore amazina ya Burayazi Rokuramuzi Philippe turamuzi King James uramuzi Yesu reka mbanze nitabe telefone. Allo Platini ngo bimeze bite yampaye mana we ndahindura isengesho ahubwo abasore bose reka bakomeze bagumirwe. Ndi Mutetera Zina Shifa, iyi ni Ituze 250. Reka tubane mu nkuru igiye gukurikiraho. Umutwe w'inkuru yacu uravuga uti itandukana rya Platini n'umugore we rikomeje kuba igitaramo. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com aho kigenda kidusobanurira uko byatangiye. Muri iyi minsi nta kindi gikomeje kuvugwa mu myidagaduro uretse inkuru y'itandukana ry'umuhanzi Nemeye Platini uzwi nka Platini P na Olivia Ingabire bari bamaranye imyaka 2 barushinze nk'umugore n'umugabo. Nawe ushobora kuba wagiye ubibona hirya no hino ariko ukibaza uti se imva n'imvano itandukana ry'aba bantu ryatangiye kuvugwa ryari, ese byadutse bite? Byose uraza kubyumva muri iyi nkuru ntujye kure. Ndi Mutetera Zina Shifa, iyi ni Ituze 250. Itandukana ry'aba bombi ubwo ni Nemeye Platini ndetse na Ingabire Olivia wari usanzwe ari umugore we. Itandukana ryabo rero ryasakaye mu bitangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yuko uyu muhanzi Nemeye Platini asanga umwana yarazi ko ari uwe babyaranye n'uyu mudamu Ingabire Olivia ngo atari uwe. Wakwibaza uti se ibyo byamenyekanye bite? Amakuru yayakuye. Amakuru avuga ko umunsi umwe Platini yumvise umuntu amuhamagara kuri telefoni ye agendana, yitabye yumva umuntu aramubwiye ati uwo mwana wita uwawe si uwawe. Uyu mugabo arabyirengagiza hanyuma rero ngarabyihorera. Ku nshuro rero ya kabiri ya telefoni yaje kongera kumuhamagara, nanone Platini arayitaba, wa muntu asubiramo ya magambo yamubwiye imbere. Nibwo rero nanone Platini yaje kubigiraho ikibazo, atangira kugira amakenga nk'abandi bose ndetse abiganiriza ngo inshuti ye y'umunyamakuru amugisha inama. Noneho wa munyamakuru mu nama yamugiriye nuko bagenda bagafatisha ibizamini bigaragaza isano y'amaraso. Nyuma rero Nemeye Platini yaje kubyemera, baragenda babikora gutyo. Ibisubizo rero biza kugaragaza ko umwana atari uwa Platini ahubwo ngo ari uwo mugabo wamuhamagaye amuhereza ya makuru. N'ubundi nkuko bisanzwe ku mugabo wese amarira ngatemba ajya mu nda, Platini nawe yaratashye arumirwa ntiyabibwira umugore dore ko yari yasuzumishije umwana rwihishwa atigeze abibwira Olivia nk'umugore we. Hashize igihe gito Platini yigiriye muri Amerika kuko ngo yari ahafite ibitaramo, ariko ngagarutse yasanze umugore we yarigendeye. Imvano rero yo kugenda kwa Olivia wakwibaza uti se we yagiye ate? Ese byamugezeho gute? Niki cyatumye ava mu rugo? Byatewe nuko Olivia yari yamenye amakuru ko umugabo we yapimishije umwana agasanga atari uwe. Amakuru kandi ngo yayamenye yabwiwe n'umuganga w'inshuti ye ukoreraho ibizamini byari byakorewe, bityo rero ngahita yigendera. Icyo amategeko avuga ku bijyanye n'itandukana cyangwa se na divorce ya Platini n'umugore we, kugeza ubu bisanzwe bimenyerewe ko iyo habayeho gutandukana kw'abantu bashakanye habaho kugabana imitungo. Inkuru dukesha inyarwanda.com ivuga ko ngo ntiharamenyekana icyo Platini yasezeranye n'umugore we, niba ari ivangamutungo cyangwa se ivangamutungo muhahano. Ubwo gusa bibaye ari ivangamutungo kuri bombi imitungo bayigabanya bakagabana bingana bakanganya. Inkuru dukesha inyarwanda.com ikomeza ivuga ko baganiriye na Maître Irene usanzwe ari umunyamategeko ku bahanzi bagiye batandukanye ndetse na Nemeye Platini arimo. Yavuze ati iyo mwabanye muba mwabanye keretse mwarasezeranye ivanguramutungo cyangwa se mwarasezeranye ivangamutungo muhahano.
ati hanze ahangaha usigaye ushakana n'umuntu kumbi hari icyo agushakaho, nyuma rero agahita agushakaho impamvu ituma mutandukana, icyo gihe rwose muragabana buri kimwe, buri kintu cyose. Bamubajije ku byerekeye uwaba ari mu makosa, Maître avuga ko nubwo yaba ari we uri mu makosa, icyaba cyose muragabana, gusa ngo nta tegeko riraza ryerekana ko mushobora kugabana ibyo buri muntu yazanye, ngo gusa kugeza ubu ngo iyo divorce itanzwe muragabana buri kimwe cyose. Ngo kubivugwa ku bijyanye rero n'uko umugore yaba yarasahuye ibintu byose mu nzu n'amafaranga, Maître René yavuze ko aha Platini agomba kugaragaza ibyo umugore yamusahuye, noneho rero bakagabana bakuyemo ibyo yamutwaye, ariko ngo nta kibuza kugabana nawe. Ni inkuru ibabaje, ariko kandi ni inkuru umuntu aba agomba gutekerezaho akareba akayigiraho. Reka dukomeze abantu bose iyi nkuru yakozeho birimo guca intege, teyeho comment zigiye zitandukanye guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru nk'uko nabibabwiye. Nyuma rero witwa Godfather we yateye comment aravuga ati ngo ibyabaye kuri Platini nemeye ni revenge yateguwe na Diane. Hanyuma uwitwa Onera Mwiza nawe yaragize ati mbabajwe n'uyu mwana, yapostinze ifoto yanemeye Platini n'umwana, aravuga ati mbabajwe n'uyu mwana, agahinda azakurana namara kumenya inkuru z'ababyeyi be, ndetse akabona ko ku ma website hose izo nkuru ziriho, ashyiraho umutima ucitsemo kabiri. Hanyuma rero munsi naho hahise haza uwitwa Karimi Kabi, nawe aravuga ati izina ry'ikinyarwanda wamuha ni irihe? Nyuma rero hasubiza undi, ubwo yari yapostinze ifoto ya Neme Platini, arabaza ati izina ry'ikinyarwanda wamuha ni irihe? Hanyuma hahita asubiza ati bagabo barabona Platini. Ni ibintu byakomeje kuvugwaho n'abantu benshi. Uwitwa Agapipi we ya postinze ifoto ya Neme Platini ndetse na Olivia umugore we, aravuga ati abakobwa b'iyi minsi, ashyiraho n'akaimoji karira, byatangiye uyu mukobwa abyara nyuma y'amezi 4 gusa babanye, Platini yikanzemo ariko abigendamo gake bakiri muri honeymoon, ariko bakajya bamubwira ngo undi mugabo wamwiteraga ko bakiri kumwe, none asanze umwana atari uwe, ashyiraho akaimoji kikoreye amaboko, asoza avuga ati abagabo b'iyi minsi twaragowe. Hanyuma rero bikomeza kuvugwaho byinshi nk'uko nabibabwiye, comment zakomeje kwisukiranya ari nyinshi. Hanyuma uwitwa Biragoye we yahise avuga ati nkimara kumva ari amajwi mise numva ko Platini ari umugome, mbega cyakoze hari abantu bafite imitima nk'iya Sekibi, ariko umwami bakorera azabahembe. Munsi rero ashyiraho ifoto ya Platini ndetse na madamu we Olivia, arangije aravuga ati uyu mugore ararengana. Ubwo ni byinshi, ni nk'uko abantu benshi iyo bakimara kumva inkuru bagenda bavuga inkuru nyinshi zitandukanye. Uwitwa Leandre we yavuze ko ngo ikosa rikomeye abantu dukora ni ugushaka umukobwa kuko atwite, ashyira muri bracket cyangwa mu dukubo ngo pressure ya famille ngo ni igisebo. Arangije aravuga ati notabene cyangwa icyitonderwa, ngo simvuze kwihakana umwana, ibyo mukavaringa birabagaruka. Niyo mpamvu mwabanza kurera umwana, mwabona ari ngombwa ko mukomezanya mukabana, kuko pressure yangiza ubuzima. Arenzaho aravuga ati sorry bro. Karimi Kabi nanone yagarutse posting ifoto rero y'umugabo waherezaga umwana itabi, arangije yandikaho ngo Platini agikeka ko umwana atari uwe. Ibi nabyo ni ibindi bindi. Hanyuma haje kuza uwiyita Sa uracyaryamye, arangije aravuga ati mwaramutse neza. Ubwo yari yashyizeho ifoto ya Olivia nanone na Platini bari mu bukwe, bigaragara ko bari barimo gusezerana imbere y'Imana. Ati mwaramutse, uwatubonera agafoto ka Olivier wavuzwe mu mwandiko
yakatuzanira tukareba ibijya mbere, ashyiraho aka emoji gaseka. Hanyuma rero nuko nguko byari byifashe. Komenti rero zo zirakomeza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ni byinshi bivugwa cyane kuri izi nkuru zose hirya no hino.